nubona umuperezida w'igihugu bunaka, hari igihe ubukomuniste bwaje bufata Ubushinwa, bufata Uburusiya n'ibindi bihugu bimwe na bimwe, noneho batangira kuvuga ati antikristo ni Mao Tse-tung wari perezida w'Ubushinwa, abandi bati ni umwe mu bayobozi b'Abarusiya. Ariko iyo bisomye gutyo uba utazi gusoma neza Bibiliya, kuko Bibiliya itwereka yuko uriya muyobozi uzaba antikristo wo mu rwego rwa politiki. Ndaza kongera kubisubiramo kuko hari indi confusion abantu bajya bakora, bakitiranya antikristo na papa. Papa aramutse abaye no mu butatu bwa antikristo, ntabwo yaba ari antikristo. Ntabwo antikristo ntabwo azaba ari umuyobozi wo mu rwego rw'amadini. Antikristo azaba ari umuyobozi wo mu rwego rwa politike, kandi uzatoranywa mu bihugu by'Uburayi. Kuko biragaragara ni inyamaswa izava mu nyanja, kandi mu gice cya 17 cy'Ibyahishuriwe bakatubwira ko inyanja ishushanya amahanga. Igihe isi muzabona yibumbiye hamwe ikemeza ko igiye kugira politiki imwe n'ifaranga rimwe n'imiyoborere imwe, igatora umuyobozi akajyaho, muzamenye ngo cya gihe cyasohoye. Kandi uwo muyobozi uzacunge neza. Daniel atubwira ngo mu buhanuzi bwa Daniel aratubwira ngo uwo muyobozi azava mu bihugu by'Uburayi, ariko ntabwo azaba ari azaba ari umunyaburayi kuko azaba ari umuturage waho, ariko azaba ari umuyuda wihakanye idini ya basekuru. Biranditse muri Daniel ngo azihakana Imana ya basekuru, ngo akoreshwe n'iyindi mana batigeze kumenya. Kubera iki? Azakora mu mbaraga za Satani, za Lusuferi, uzaba yise Imana. Kandi muri kino gihe rwose ubona bigenda bijya ku murongo, kuko nk'iyo ugiye muri Amerika hari ahantu uzasanga za temple satanique, aho basenga Satani akaba ari we bita Imana. Buriya hariho n'indirimbo nyinshi zijya zica, mujya mwumva, hariho burya mujye mwitonda n'abakunda ziriya ndirimbo, ujye utega amatwi neza ko hariho n'indirimbo zisingiza Satani, ziba zikoze mu buryo bw'ibyo bita backward recording, ku buryo iyo uzishubije inyuma wumva ari indirimbo za worship ya Satani, ariko ubundi udashobora kumenya ko ari zo. Na Bibiliya irimo irandikwa cyane yerekana ko Lusuferi ari Imana, ndetse bakavuga bati buri impamvu Imana yasebeje Lusuferi nuko yari imufitiye ishyari, kuko n'iyindi Mana nayo ifite imbaraga. Hari abantu babyemera baryo. Hanyuma twabonye yuko uwo muyobozi ibintu bigera nko mu byo twabonye ubushize, ibintu bigera hafi nko ku 10 twabonye ibizaranga iyo miyoborere y'icyo gihe cya mbere. Isi izaba yayishyize hamwe ku buryo izaba ifite ubutegetsi bumwe, ufite ekonomi imwe n'umuyobozi umwe. So umunsi uzabona ibyo bintu byabaye, uzamenye ngo imyaka 7 umunsi muzumva batoye uwo muyobozi muzaba ari imyaka 7 ubwo igihe cyo kuza kwa Yesu. Kuko Daniel aratubwira ngo ubuyobozi bw'uyu mutware buzamara icyumweru. Icyumweru burya muri Bibiliya ni igishushanyo cy'iminsi, ni iminsi 7 ariko ni imyaka 7. Ndetse bakatubwira ngo hagati muri icyo cyumweru ngo azahita ahindura ibihe, ahindure n'amategeko, ndetse ngo ikizira gihagarara hera. Bivuga ngo bazamuremera ishusho, turaza kuyibona muri ya dini turi bw'igihe uyu munsi, bayihagarike mu rusengero bazaba barubatse Yerusalemu, kuko burya niho center ya byose. Hanyuma igishushanyo cy'uwo nguwo kivuga ngo iyi niyo Mana nyamana, ndetse kijye kivuga abantu bakiramye. Turaza kubibona muri intuza y'umunsi. Kandi Bibiliya yatubwira ngo imyaka 3 n'igice namara gushinga icyo gishushanyo, azatangira toteza abera n'abizera Imana aba ari bo bose. Burya ikintu abantu batazi nuko muri icyo gihe cya antikristo ntabwo hazapfa abakristo gusa, n'abayisilamu bazashira. Umuntu wese uzaba yemera iyindi Mana itari we azapfa. Kandi burya abayisilamu baturusha kuba intagondwa ku byerekeye Imana, baraturusha. Bashobora gupfira araho kuruta uko abakristo bapfira Yesu.
niba mbeshya muzashake ibyihebe by'abakristo muzambwira. Bikubwira ngo umuntu wese uzaza agundira iyindi mana itari uwo nguwo azapfa. Turaza kubibona nabyo uko bizagenda. Hanyuma ikindi, uyu muntu azaba ari umuhanga cyane. Niko Daniel atubwira ngo azaba ari umuhanga cyane. Ndetse muri Habakuki ho batwongereraho yuko azaba ari umuntu utembera isi kandi uzi kuvuga neza ku buryo yemeza abantu bakamuyoboka, ndetse n'abizera bazavuga bati nta muyobozi uzaba umeze nk'uyu. Icya kane, azashyiraho sisitemu izaha isi amahoro. Ikizatuma abantu bamuyoboka, sisitemu ye izaba ikoze neza ku buryo mu myaka 3 n'igice ya mbere abantu bose bazamutangarira, ku buryo no kumuramya nibavuga ngo ni Imana, nka bya bindi muri bukari igihe Herode yavuze disikuru ngo aravuga abantu bicaye bamwumva baravuga ati noneho si umuntu uvuga, ni Imana yimanukiye, ngo Imana iramukumbanya. N'uwo ngo azajya avuga ku buryo abamwumva bose azavuga ati uyu ntabwo ari umuntu, ni Imana. Ibyo ni ibimenyetso bitandukanye baduha. Hanyuma iyi sisitemu rero izahisa amahoro n'ubukungu busaranganije rwose. Buriya komunisme nicyo yagerageje gukora, ubukungu busaranganije ku buryo nta mukene nta nzara izabaho. Noneho abantu bavuga batari ku bundi ikindi dutegereje mu Mana kitari ibi ngibi ni ibiki. Bizoroha cyane kuyobya abantu bo mu minsi ya nyuma, kuko muri ino minsi tumaze kumera nk'izo nkoko bagiye batunagira utunyobwa bakatunagira utundi bakatunagira utundi, turabyakira yuko ariko bimeze kugeza igihe tuzafatwa. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo nenda kubabwira n'abajya bavuga ubutumwa hano, ni mwitonde tuvuge Yesu, kuko mu minsi ya nyuma uwo bazakuramo ni Yesu. Ntabwo bazareka kuvuga ibitangaza, kuko na Antikristo ngo azamanura n'umuriro akore n'ibitangaza byinshi. Na Yesu yarabyivuye ati ashobora no kuzayobya n'intore z'Imana kubw'ibitangaza. Ariko mu rundi ruhande ndashaka kubaha warning, kuko niyo nyigisho nayiriho abantu batangiye guhakana yuko ibitangaza bitabaho. Ahubwo ni no, Imana iracyari Imana, Imana iracyakora ibitangaza. Ariko mwitonde nintangira kubabwira ngo muzaze mutware igitangaza kitavuye kuri Yesu kivuye kuri Antoine, muzatangire gushyiraho question mark, kuko si twe dukora ibitangaza. Niyo byakoreka dushyira Yesu hejuru. Igihe uzabona Yesu adashyirwa hejuru mu bitangaza byakoretse, uzatangire kugira impungenge. Nubona abantu bicaye aho kuvuga Yesu bakavuga V8, bakavuga apartments, bakavuga itike yo kujya muri Amerika, bakavuga indege, ujye ushyiraho question mark, kuko ntabwo tubwiriza indege, nta nubwo tubwiriza imigisha, nayo Yesu arayitanga. Jewe hari ikintu ngira ngo mujye mugira a balanced view, mujye mugira ibintu biringaniye neza. Ntimuzahakane ko imigisha Imana yitanga, ariko ntimuzayigira inyigisho za mbere. Umuntu udafite Yesu niyo yagira V8 ntibimubuza kuba ari mu nzira igana kurimbuka. Niyo yagira amazu uyu mujyi wose ukaba ari uwe, Abanyarwanda bose bakaba bamuha ubukode, stira adafite Yesu azaba ari mu nzira yo kurimbuka. Banza uvuge Yesu, hanyuma azane n'ibitangaza akora. Turabyumvikanaho, ariko ntimuzahakane ko ibitangaza biriho nabyo, kuko mbona hari kure ebyiri. Bamwe bashyize ibitangaza babisumbisha Yesu, ndetse niyo bakora publicité ntibabwira abantu ngo muzaze murebe Yesu, barabwira ngo muzaze murebe ibitangaza. Ibyo ni ikinamico. Ariko hari n'abandi bakubwira ati ibitangaza no ntibiriho. Avuga noya, iyo Mana idakora ibitangaza nayo si yo Mana yanjye. Jye Imana nizera ikora ibitangaza, kuko Yesu uko yari arejo niko ari n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Twe turabangirikani, ariko harimo n'abatarabangirikani ndabizi. Ubwo mvuze nk'umwangirikani, ariko reka mbabwire impamvu ze gutyo. Buri cyumweru tuvuga kwemera kwacu. Nemera Imana Data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi. Nemera na Yesu Kristo, umwana we w'ikinege.
nemera n'umwuka wera. Ubwo wemera umwuka wera, jya wemera ko n'impano z'umwuka zikiriho. Umwuka aracyakora, umwuka aracyavuga, ibitangaza biracyakoreka. Amen. Twebwe burya dufite n'ikintu tudashobora kwireguza, kuko buri cyumweru tudekarara ibyo twemera. Amen. So igihe cyose muzabona umuntu ababwira ibitangaza bitarimo Yesu, ariko cyane cyane uzakubwira akorohereza mu bikuganisha mu byaha, uzashyireho akabazo, kuko azaba arimo kukujyana muri ya dini yo mu minsi yanyu. Imana rero idufashe kubyumva, ariko kurutaho idufashe gukomera ku mwami wacu, kuko nk'uko nabibabwiye, ari uri antikristo, ari n'iya dini, icya mbere bazaba bakuramo ni uyu muntu witwa Yesu. Pilato yigeze kubaza abantu, namwe nicyo kibazo ngiye kubabaza. Yari agiye kubamba Yesu, aramugenzura asanga nta cyaha afite. Arabwira ati ariko ko mfite akamenyero ko kubarekurira imfungwa, mbarekurire Baraba cyangwa mbarekurire Yesu? Ariko kandi bakatwongeraho ngo uwo Baraba ngo yari umuntu wayoboye ubwigomeke cyangwa imyigaragambyo, ngo yica abantu, yari n'ibandi. Abantu baravuga bati turekurire Baraba. Arabwira ati se uyu bita Yesu wenda mugenzane? Kuko buriya uko guhitamo ku isi iteka ryose, n'isi yo mu minsi ya nyuma izahitamo Baraba. Wowe ugomba guhitamo uyu Yesu, we uramugenza uti? Uramwakira cyangwa nawe uravuga ngo nabambwe? Uyu mugoroba ugomba guhitamo, kandi Imana igufashe guhitamo neza, kuko Imana igihitasha Imana ikabwira ngo dore ndashyira imbere yanyu inzira y'urupfu n'iy'ubugingo, ariko muhitemo neza, muhitemo ubugingo. Kandi nta handi ubugingo bubonekera uretse muri Kristo Yesu. Ufite Yesu aba afite ubugingo, utamufite niyo yagira ibintu nk'ibya mirenge nta bugingo aba. Mwiriwe mwese. Turakomeje mu nyigisho yacu y'ibimenyetso byo mu minsi ya nyuma. Murabizi ubushize twarebaga n'icyo bita iminsi ya nyuma. Buriya muri Bibiliya igengwa n'ibintu bibiri byose byitwa kuza kwa Yesu Kristo. Kuva mu itangiriro ibice 3 n'umurongo wa 15, Imana iha abantu isezerano yuko mu rubyaro rw'umugore hazavamo uzamena umutwe w'inzoka. Icyo gihe abantu babayeho bategereje kuza kwa Yesu, batumbiriye kuzaboneka kwe. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abaheburayo, urwandiko rw'Abaheburayo, baravuga ngo abo bose bapfuye bakizera, ngo ibyo bakabireba biri kuri, ngo bakabyifuza, ngo noneho bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Bigaragara ngo barebaga kuvuka kwa Kristo. Na Yesu yigeze kubwira Abayuda, aravuga ati Aburahamu yifuje kubona kuza kwanjye, ariko ntiyabibona. Wowe nturageza no ku myaka 50 ngo Aburahamu yifuje kuvuka kwawe? Rero nyuma yaho Yesu amaze kuvuka, noneho twatangiye ibihe by'iminsi ya nyuma. Ishobora kuba myinshi, ishobora kuba mike, uko Imana yayigennye. Kuva Yesu asubiye mu ijuru, batangiye kubara batumbiriye kuzagaruka kwe, ku buryo ibyo dukora byose n'indirimbo zimwe na zimwe muzazumva bavuga ngo uzaza ryari mucunguzi, ngo wime ubwo bwami budashira. Ubu isi itegerezanya amatsiko kuzahishurwa kw'abana b'Imana, niko Paulo yanditse. Twe turi mu minsi ya nyuma igenda igana ku kugaruka kwe kwa kabiri, noneho byose akabishyiraho iherezo. Kubera iki? Kuza kwe kwa mbere yaje aje gucungura isi, noneho aha bari mu isi bose igihe cyo kugira ngo tubabwirize, bumve ubutumwa, bahitemo
ubugingo cyangwa bahitemo urupfu. Kuko ufite Yesu afite ubugingo, udafite Yesu nta bugingo afite. Icyo ni nacyo kintu gikomeye cyane twebwe nk'abakristo twagombye kumenya. Ni twebwe tuzihutisha cyangwa tukagendesha buhoro kugaruka kwa Yesu. Kuko ngo murabyibuka aho twigaga muri Petero niho hazanye iyi nyigisho, haravugaga ngo Uwiteka Imana ntitinza uwo munsi w'urubanza, ngo ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Amen. Buriya rero ngira ngo twe twagombye gushyiraho umwete, ahubwo tukavuga ngo reka iminsi itazashira aba bantu badakijijwe. Murabizi hariho n'indirimbo tujya turirimba ivuga ngo iyi minsi irahita vuba, irahita yihuta, uko ihita benshi bapfa batamenye umukiza. Urumva uyu yari yarabisobanukiwe neza, akavuga ati iminsi irimo irahita kandi irahita vuba abantu batamenya umukiza. Imana rero itwihanganira idashaka ko hazagira n'umwe urimbuka, ariko ntibibuza yuko hari abantu bazarimbuka, kuko bazumva ubutumwa bange kubwakira. Ahubwo ndasenga Imana ngo twese twicayemo hano n'abandi bashobora kutwumva, kuko dusigaye dufite diaspora nini cyane, umuntu wese urimo kumva ubu butumwa amenye ngo iminsi irahita vuba kandi irahita yihuta. Icya mbere, wowe ukwiye kubanza ugacunga agakiza kawe. Icya kabiri, ugomba gutekereza ukabyitaho, ukibuka yuko hari abantu barimo kurimbuka mu bo muvukana, ndetse mu bo wabyaye cyangwa mu bakubyaye, mu bo mukorana, mu bo muturanye. Aho ugenda hose ukajya wibuka ngo iminsi irahita vuba kandi abo bantu bari mu nzira y'igihogere ibajyana kurimbuka. Uyu munsi rero ndagira ngo tugaruke inyuma. Iyi minsi turimo kwigayo ntabwo ari iminsi ya nyuma gusa, ni iminsi y'imperuka ya nyuma. Bivuga ngo turimo turiga ku myaka 7 ya nyuma, ibimenyetso bizatubwira ko kugaruka kwa Kristo kuri hafi. Murabizi twemeranije yuko tuzareba imiyoborere yo mu minsi y'imperuka. Ikizakubwira yuko kugaruka kwa Yesu kugeze ku muryango mu buryo bw'imiyoborere tuzabibwirwa n'iki? Icya kabiri, tuzareba imyizerere n'idini yo muri iyo minsi ya nyuma. Ikizatubwira yuko icyo gihe cyo kuza kwe kiri hafi ni ikihe? Icya gatatu, tuzareba imibereho n'imibanire yo muri iyo minsi ya nyuma. Ni iki kizatubwira yuko koko Yesu noneho ari ku muryango muri iyo minsi ya nyuma? Icya nyuma ni ibimenyetso byo kuza kwe. Ibintu bine. Ubushize twarebye imiyoborere yo mu minsi ya nyuma. Murabizi buriya nta kintu na kimwe Bibiliya yasize inyuma mu bigomba kudufasha kumenya yuko ubwami bwa Antikristo bwaje. Abantu benshi batazi gusoma ibimenyetso by'ibihe baritiranya. Nubona umuperezida w'igihugu bunaka, hari igihe ubukomuniste bwaje bufata Ubushinwa, bufata Uburusiya n'ibindi bihugu bimwe na bimwe, noneho batangira kuvuga ati Antikristo ni Mao Tse-tung wari perezida w'Ubushinwa, abandi bati ni umwe mu bayobozi b'Abarusiya. Ariko iyo bisomye gutyo uba utazi gusoma neza Bibiliya, kuko Bibiliya itwereka yuko uriya muyobozi uzaba Antikristo wo mu rwego rwa politiki. Ndaza kongera kubisubiramo kuko hari indi confusion abantu bajya bakora, bakitiranya Antikristo na Papa. Papa aramutse abaye no mu butatu bwa Antikristo, ntabwo yaba ari Antikristo. Ntabwo Antikristo ntabwo azaba ari umuyobozi wo mu rwego rw'amadini. Antikristo azaba ari umuyobozi wo mu rwego rwa politike, kandi uzatoranywa mu bihugu by'Uburayi. Kuko biragaragara ni inyamaswa izava mu nyanja, kandi mu gice cya 17 cy'Ibyahishuriwe bakatubwira ko inyanja ishushanya amahanga. Igihe isi muzabona yibumbiye hamwe ikemeza ko igiye kugira politiki imwe n'ifaranga rimwe n'imiyoborere imwe, igatora umuyobozi akajyaho, muzamenye ngo cya gihe
cyasohoye. Kandi uwo muyobozi uzacunge neza. Daniyeli atubwira ngo mu buhanuzi bwa Daniyeli aratubwira ngo uwo muyobozi azava mu bihugu by'Uburayi, ariko ntabwo azaba ari azaba ari umunyaburayi kuko azaba ari umuturage waho, ariko azaba ari umuyuda wihakanye idini ya ba sekuru. Biranditse muri Daniyeli ngo azihakana imana ya ba sekuru, ngo akoreshwe n'iyindi mana batigeze kumenya. Kubera iki? Azakora mu mbaraga za Satani, za Rusuferi, uzaba yise imana. Kandi muri kino gihe rwose ubona bigenda bijya ku murongo, kuko nk'iyo ugiye muri Amerika hari ahantu uzasanga za temple satanique, aho basenga Satani akaba ari we bita imana. Buriya hariho n'indirimbo nyinshi zijya zica, mujya mwumva, hariho burya mujye mwitonda n'abakunda ziriya ndirimbo, ujye utega amatwi neza ko hariho n'indirimbo zisingiza Satani ziba zikoze mu buryo bw'ibyo bita backward recording, ku buryo iyo uzishubije inyuma wumvi ari indirimbo za worship ya Satani, ariko ubundi udashobora kumenya ko ari zo. Na Bibiliya irimo irandikwa cyane yerekana ko Rusufero ari imana, ndetse bakavuga bati buri impamvu imana yasebeje Rusufero nuko yari imufitiye ishyari, kuko n'iyindi mana nayo ifite imbaraga. Hari abantu babyemera batyo. Hanyuma twabonye yuko uwo muyobozi ibintu bigera nko mu byo twabonye ubushize, ibintu bigera hafi nko ku 10 twabonye bizaranga iyo miyoborere y'icyo gihe cya mbere. Isi izaba yayishyize hamwe ku buryo izaba ifite ubutegetsi bumwe, ufite ekonomi imwe n'umuyobozi umwe. So umunsi uzabona ibyo bintu byabaye, uzamenye ngo imyaka 7 umunsi muzumva batoye uwo muyobozi uzaba ari imyaka 7 ubwo igihe cyo kuza kwa Yesu. Kuko Daniyeli aratubwira ngo ubuyobozi bw'uyu mutware buzamara icyumweru. Icyumweru burya muri Bibiliya ni igishushanyo cy'iminsi, ni iminsi 7 ariko ni imyaka 7. Ndetse bakatubwira ngo hagati muri icyo cyumweru ngo azahita ahindura ibihe, ahindure n'amategeko, ndetse ngo ikizira gihagarara hera. Bivuga ngo bazamuremera ishusho, turaza kuyibona muri ya dini turi bw'igi uyu munsi, bayihagarike mu rusengero bazaba barubatse Yerusalemu, kuko burya niho center ya byose. Hanyuma igishushanyo cy'uwo nguwo kivuga ngo iyi niyo mana nyamana, ndetse kijye kivuga abantu bakiramye. Turaza kubibona muri intuza y'umunsi. Kandi Bibiliya tubwira ngo imyaka 3 n'igice namara gushinga icyo gishushanyo, azatangira toteza abera n'abizera imana aba ari bo bose. Burya ikintu abantu batazi nuko muri icyo gihe cya Antikristo ntabwo hazapfa abakristo gusa, n'abayisilamu bazashira. Umuntu wese uzaba yemera iyindi mana itari we azapfa. Kandi burya abayisilamu baturusha kuba intagondwa ku byerekeye imana, baraturusha. Bashobora gupfira araho kuruta uko abakristo bapfira Yesu. Niba mbeshya muzashaka ibyihebe by'abakristo muzambwira. Bikubwira ngo umuntu wese uzaza agundira iyindi mana itari uwo nguwo azapfa. Turaza kubibona nabyo uko bizagenda. Hanyuma ikindi, uyu muntu azaba ari umuhanga cyane. Niko Daniyeli atubwira ngo azaba ari umuhanga cyane. Ndetse muri Habakuki ho batwongereraho yuko azaba ari umuntu utembera isi, kandi uzi kuvuga neza ku buryo yemeza abantu bakamuyoboka. Ndetse n'abizera bazavuga bati nta muyobozi uzaba umeze nk'uyu. Icya kane, azashyiraho sisitemu izahisi amahoro. Ikizatuma abantu bamuyoboka, sisitemu ye izaba ikoze neza ku buryo mu myaka 3 n'igice ya mbere abantu bose bazamutangarira, ku buryo no kumuramya niba bavuga ngo ni imana, nka bya bindi muri bukari igihe Herode yavuze disikuru ngo aravuga abantu bicaye bamwumva, baravuga ati noneho si umuntu uvuga, ni imana yimanukiye, ngo imana iramukumbanya. N'uwo nguwo azajya avuga ku buryo abamwumva bose bazavuga ati uyu ntabwo ari umuntu, ni imana. Ibyo ni ibimenyetso bitandukanye baduha. Hanyuma iyi sisitemu rero izahisa amahoro
n'ubukungu busaranganije rwose. Buriya komunisme nicyo yagerageje gukora, ubukungu busaranganije ku buryo nta mukene nta nzara izabaho. Noneho abantu bavuga batari ku bundi ikindi dutegereje mu Mana kitari ibi ngibi ni ibiki. Muraza kubona aho bihurira n'iyi dini, kubera ko buriya hari igihe abantu iyo babayeho neza, uzarebe burya na Kigali ishobora kubikwereka. Ubuzanye umuntu akaduha amahoro, ubukungu akabusaranganya, bitari ibingibi dukora byagira inka n'ibindi, akabusaranganya ku buryo ntawe ugira umwana ujya kwiga muri Amerika uwanjye yabuze school fees, ku buryo n'abana bacu bose wicara ukavuga uti ubu ngubu umwana wanjye narangiza sogonderi azajya kwiga muri Amerika. Twese abanyarwanda twese tukaba dufite uburenganzira bwo kwiga aho dushaka. Noneho buri wese bakamuha imodoka, ndetse yaba ashaka kujya muri vakansi bakamuha tike y'indege, ndetse bakanamwishyurira hoteli. Hanyuma nyuma y'igihe bakazakutubwira ati rero iyindi Mana mushaka ni iyihe. Nakwambiye hari abantu benshi babijyamo. Kubera iki? Uzareba abantu benshi iyo bamaze kubona ibyo bakeneye no gusenga babivamo. Noneho tekereza uwagushoboza akaguha ibyo ukena byose, icyambere gusenga wabyihorera, kuko benshi barabyihorera banavunitse babize icyuya. None se ubundi waba ugishaka iki? Babwiye atari ko ubundi indi Mana mushaka itari iyi Mana yaduhaye ibi ngibi ni iyihe? Muzarebe byagiye biba ku gihe cya Dariyo, mu gihe cya Daniyeli. Abantu baragiye basanga umwami Dariyo, baramubwira ati rero twebwe iyo tureba rwose nta wundi mwami, nta yindi Mana dukeneye uretse wowe. Icyambere Dariyo yarabyemeye, icya kabiri abantu barabikoze akaba aribo bazajya baza gusenga. Burya baba barimo kudusogongeza uko bizamera ku ngoma ya Antikristo. Hariho n'abandi benshi, abami baba Egiputa, abafarawo bose babaga ari Imana. Muri pantewo y'abanyegiputa Farawo yabaga ari Imana, nawe baramuramyaga. Ndetse no mu gihe cy'Abaroma, mu gihe cya ba Nero na ba Diocletian n'abandi, empereur yari Imana, ku buryo icyatumye abakristo batotezwa mu gihe cya ba Yohana na ba Paulo, kugira ngo ugire certificate yo gukora. Twarabyize igihe twigaga igitabo cy'ibyahishuwe, wagombaga kugenda bakaguha ububani bukeya, ukajya imbere ya stati ya empereur, ukabutwika, ukamuramya, bakaguha certificate yuko waramije. Bivuga ngo narayobotse, ndemera ko empereur ari we Mana. Birakwereka ngo rero ibyo byose ni umusogongero waho tugana, kuko Antikristo we naza system izabimukundira kubikora ku buryo ntawe uzamucika. Tuzabireba nitwiga system yo muri icyo gihe, ariyo tuziga nyuma imibereho n'imibanire yo mu gihe cya nyuma, kuko icyo gihe system zose kandi buzatangiye kwifunga. Nuko mutabibona, ubu system zatangiye kwifunga. Ubu ngubu ushyize nk'ubu ngubu jewe ndagenda cyane, ubu ngiye nkashyira urutoki rwanjye mu mashini yariyo yose, bahita bakubwira ngo uyu muntu ni Rutayisire Antoine, bakaguha n'itariki navutseho, kuko ibyangombwa byanjye byose byagiye muri system international. Nundi wese ukunda kugenda, warabibonye ko muri kino gihe hari aho ugera ugashyiramo agatoki, warangiza bagashyiramo n'ijisho, ibyangombwa bya passport bakayicishamo recorded, ntushobora gukwepa. System iki izaba yabaye centralize, buri wese azaba arimo. Noneho icyo bazakora ni iki? Bazakubwira ati noneho nka kwa kundi bajyaga batanga certificate yuko waramije, bazavuga ati umuntu wese ushaka kuba umuturage w'isi, new world order, uburyo bushya bwo kubaho mu isi, agomba kujya muri system. Kandi kugira ngo ukore, ugomba kubanza ukarahira yuko wemera yuko uyu mutware wacu ari we Mana. Utazarahira muri system ntazabonekamo. So uzajya ugenda nutwara ikarita yawe, kuko ntiyabaye reconfigure, nukozaho muri bisi bakubwira ati wowe ntabwo uzwi muri system. Enkoni nujya kugura muri supermarket, nukoza ku kamashini batariko turabona nta karita ufite, ntabwo uzwi. Nujya kugenda mu nzira, niba guhagarika bacekinga umutekano, bazana kamashini nukozaho urutoki bakuvugira atari ko wowe ntabwo uri umuturage w'iki gihugu, ugomba kuba uri ikihebe. So niko batubwira ngo icyo gihe umuntu wese uzaba udafite ikimenyetso ntazashobora kugura, ntazashobora kugenda,
donc ubuzima bwawe buzaba bwahagaze muri make. Nujya kugura umuriro iwawe, umuriro mwabonye ko dusigaye tugura kuri mobile money, nushyira mu kamashi, icyo gihe nta nubwo bizaba bigombera kuko system izaba yoroshye cyane. No gushyira urutoki kuri telefone, mwabonye ko za telefone zimwe zisigaye zikoreshwa na fingerprint. Ugashyiraho ikimenyetso kuri telefone, wakoraho bakavuga ati we ntabwo system ntikurokoneza. Ntuzagura umuriro, ntuzagura amazi, imodoka yawe ntizagire essence, niba icyo gihe tuzaba tukigendera mu modoka zimwe essence, donc ntabwo muri system uzaba ugaragara. Ibyo ni ibimenyetso bya system y'iminsi ya nyuma. Nimusoma Bibiliya zanyu biragaragara, turaza kubibona uyu munsi dahiri ibyo ngibyo byo. Uyu muyobozi wo mu minsi ya nyuma, Antikristo, uwe namara gukomera abona ibintu byose kabisa. Erega icyo abantu batazi, ntabwo azatangira ari umuntu mubi. Oya, ntabwo azatangira ari umuntu mubi, azatangira ari umuntu uvuga neza, ari umuntu well organized. Daniel we navuga yuko ari elegant, donc azaba ari umuntu ku buryo mushobora no kumureba namwe mukavuga muti kabisa uyu nguyu, nka kwa kundi Samuel yavuga abonye ba Eliab na Aminadabu, ukavuga ngo uyu vraiment yarakwiye kutuyobora. Ari elegant, arahagarara ukabona afite igihagararo, aravuga ukumva arakwemeza, arerekana system ukumva niyo, kandi koko bigakora. Rero hariho umuntu rwose nk'uwo nguwo, hanyuma ariko ngo nagera hagati ngo umutima uzishyira hejuru. Kandi burya nicyo kibazo cy'abantu, nuko twebwe dutegereza ibya Antikristo n'umupastori. Rega nicyo cyatumaze no muri iyi minsi. Iyi Imana iguhaye umugisha, muzansengere ntangire gukora ibitangaza muri yo. Sengera abarwayi bakire, ni mu binsengera nanjye nzasengera guca bugufi. Yewe ndabizi umutego wa Satani narawumenye, ntabwo azamfata. Niyo Yesu yampa kuzura abantu, ahubwo icyo gihe ngira ngo n'imodoka nzayifasha hasi kugira ngo ntazibeshya nkibwira ko nkomeye. Kuko burya umutego wa mbere ufata buri muntu wese uri successful no kwiyemera. Kandi buriya ntimuzabyibeshyeho. Hari abanyeshuri nigisha hariya mu gipastori bakambwira ati ko we rwose principle uca bugufi, nawe ninde wabibabwiye? Niba hari ikintu Imana ihora imahoro marike, no kwitugatuga nk'idendo, ukora ibintu byatungana. Niyo utabyereka abantu, my friends, niyo utabyeretse abantu, unyura nka hano ukajya unyura hirya ukafata mu mufuko ukavuga ngo vraiment ko burya turakora, ukumva uri somebody. Njya mbabwira rimwe aho nakoraga, ngiye kuvayo, nakoraga mu muryango witwa AEE, rwose hari ibintu bifatika. Twarubatse centre Rwamagana, dufite amabiro za Gicumbi, za Muhanga, za hehe, ntembereza abantu babashyitsi bari baje, ngenda mbaho ubuhamya, mbabwira nti twarasenze ibi birakoreka, turasenga n'ibi birakoreka, buriya rero umuntu ashaka kwirata kugira ngo agaragare yuko ari spirituel kandi aca bugufi, arabanza agashyiramo Imana. Noneho ndangije ngiye gusenga Imana, namwe ngo ariko buriya byari ngombwa kubereka biriya byose, ngo cyangwa wagira ngo ubereke ko udasize ubusa, utarimbura mikoro. Numva ndapfuye, mbwira Imana ngo rero Mana, teach me how to be successful without being proud. Uzanyigisha uko umuntu akora ibintu bigatungana, ntiyibombe nka dendo. Kuko burya abantu bose, niba hariho karite yatunaniye, nanjye ndimo. Muzakangwe nuko ngenda mu modoka ya RAV4 nkiyambarira ishati nk'iyisi, nshyiremo ikote na karavati, bisi byo bigaragaza guca bugufi. Guca bugufi biba mu mutima kandi nta muntu ujya urebayo. Urifunga nka dendo kandi Imana ye niho ireba. Barangiza rero abantu kayavuga ngo ariko pastor wacaca bugufi, ngo umuntu wese ashobora kujya mu biro akamusuhuza. Hari ubwo biba ari propaganda, nabyo bikongera muri iryo shema nyine. Berega buriya icyo mbabwirira, guca bugufi birakomeye. Nicyo ngicyo wise guca bugufi, Satani arahindukira akajya kubwira ati ntubona wowe uri pastor uri special, abandi banga kwakira abakristo, wowe wakira n'abasinzi, ni nabyo ukajya ubyibombamo. Buriya niba hari kariti ikomeye, buriya umuntu nemera wacaga bugufi ni Yesu. Umuntu washoboraga kuzura abapfuye ntashinge faith clinic, washoboraga gutubura imigati
hashyiraho Faith Bakery ngo ajye acuruza imigati atagombye no gushyiraho abakozi. Naho twebwe uyu antikristo azaba ari umuntu. Niyo mpamvu bavuga ngo uwo mubare ni umubare w'umuntu. Nabona ibintu bimaze gutungana azibomba asabe ko bamusenga nk'Imana, kuko ni umuntu. Buri ikintu gitandukanye Imana n'umuntu. Imana ntijya yirata. Umwana w'umuntu wese ariyemera kandi arirata. Uzarebe ubona akantu k'akagabo katagira n'inzara zo kwishima, agataha mu rugo. Yewe nanga gasuzuguro mu rugo rwanjye, karese kakagabo kanga gasuzuguro. Nta n'ikintu yaruzanyemo uretse amahane. Ukabona kana kakadubi kareshya n'ishyiga ry'inyuma, kafashe inkoni gaca umusitari mu mucanga, ngo urenga aha ndamumena. Erega umuntu yarengaho kakamumena. Ubu ni umwana w'umuntu. Kandi twese twicayemo hano mwigenzure. Bamwe mwanga gasuzuguro, abandi mwanga babacishamo ijisho, abandi uzi kumva umuntu waraye ubusa. Kwamura se wabwiye abandi bene data bakagufasha ngo batancishamo ijisho. Sawa, reka inzara iri gucishemo. Ariko ibintu ubona buriya kamere umuntu iteye ubwoba. Uyu rero nawe nuko azaba ameze. Hanyuma ikindi kizaho ku ngoma ye, namara gukomera, ishusho ye bazayishinga mu rusengero. Iyo turaza kubibona mu mwanya, reka ni kwitindaho cyane. Ikindi kizamuherekeza azaba afite idini imushagaye. Iyi dini rero niyo tugiye kwiga uyu munsi. Iyi dini icyambere izaba ifite umuyobozi international. Erega n'amadini tuzihuza. Ariko buriya sinzi impamvu mudasoma ibimenyetso by'ibihe. Jewe buri munsi njya mu manama. Nako mu nama ntibavuga bavuga. Ariko amanama ngira ngo yari mabi abari amanama. Katujye tuyita amanama. Inama hari izubu ngubu narahiye ntazasubira. Ujya mu nama bakakubwira hari aho nagiye kwigisha barambwira ati cyakora utubabarire. Twagutoranije nguze uvuge ariko wirinde uko ushoboye. Ntushyiremo Yesu. Ndababwira numva rero mu mbabarire niba ntari bushyiremo Yesu mu byibagirwa. Ntabwo ugiye ndi buvuge ntari buvuge Yesu. Ariko ibyo ni ibintu nabonye inshuro nyinshi. Ubu dufite idini muri kino gihe zirimo kwegerana, kuko impamvu bakuramo Yesu niyo mpamvu nuriya muyobozi azitwa anti-Kristo, ntabwo azitwa anti-God. Kuko nawe azaba ashaka kuba Imana. Burya Kristo agira ubukana bukomeye cyane. Idini itarimo Yesu, iyo rwose abantu barayikunda, turaza no kubibona mu mwanya, izaba ari idini ifite umuyobozi umwe ku isi yose. Babyumvikanyeho. Ngambabwire kandi yewe njya mbona ahantu izava. Muzi abangaba baba Framaso, abarozi kuruwa n'abandi, barya bo barakubwira ngo nk'abaframaso n'abarozi kuruwa cyane cyane kuko ni nabo benshi. Ubwo ibyo ntimubizi iyo bavuga ba Illuminati. Hari igihe numva abantu bavuga ngo abapastori ngo bantwane ngo nabagitwaza n'aba Illuminati. Ngavuga ni ubuswa nabwo burica. Illuminati bagira ngo Illuminati ni umuntu upfa kugira gutya akaza gusa ngo Illuminati ngo bariya ni ba Illuminati. Ngo umupastori wese wize ufite doktora ni Illuminati. Izo ni inyigisho z'abapastori babaswa batazi ibyo ari byo. Bariya ni abantu bafite system. Barakubwira ngo uri umuyisilamu nta kibazo turakwakira, uri umubudiste turakwakira, uri umukatolike, uri umwanglikani, uri umuki turakwakira. Upfa kuza ukiga system kandi ukemera kuyigenderamo, kandi tugahuza ntubangamira abandi. N'abantu bafite ikinyabupfura, bafite umurongo, bafite gahunda, banashyigikirana. Jewe ndabivuga ko hari ahantu nigeze gukora nkiri umwarimu, nari mfitemo umukongomani umwe w'umurozi kuruwa, ubundi babita abarozi Christian, ariko umuryango wabo witwa Rozi kuruwa. Garambwira ati rero Antoine, imyaka tumaranye ko nari préfet des études utuyobora, numva rwose nshaka kuguha service. Kagira inkuru ati nkazakujyana muri loge yacu, aho basengera bahita loge, nkakujyana muri loge yacu atukiga inyigisho zacu.
ati wavamo umugarametre. Ndabona nivyo nibiki urimo kumbwira. Ati nyine arabinsobanurira twicaye arimo kunshyushya mpa n'udutabo two gusoma, ambwira uko abagarametre bamera, ukuntu baba ari abantu b'abahanga basobanutse bafite umurongo. Ndabona rero uyu murongo ufite nawo hawe na Yesu. Niyo duhura ntarahura na Yesu ngo urebe akajagari nari mfite mu buzima bwanjye. Ati nyine aterega na Yesu nawe ni umugarametre. Urumva bo bashoboye kwintegra Yesu bamushyiramo abagarametre. Muhammad ni garametre, Buddha ni garametre, Bahaula w'ababahayi ni garametre, ku buryo buri muntu wese yibonamo. Ariko iyo dini hari ibyivanamo turi buze kubona, kuko nibyo biteza ibibazo. Inyigisho za Yesu zo gukundana, ugakunda n'abanzi bawe, ziriya ziraryoshye, ariko vanamo umusaraba. Buri kintu gitera ibibazo ni umusaraba. Ariko uriya musaraba uzarebe burya ni muri mwe bajya basengera abantu bafite abadayimoni, izina rya Yesu ribatera ubwoba ariko ivuzemo umusaraba ubona umudayimoni kabisa noneho azuye umugara, kuko burya ku musaraba niho abadayimoni batsindiwe. Na Bibiliya niko ivuga mu Bakolosayi kabiravuga ngo abivuga hejuru kubw'umusaraba. Naho ubundi ibindi bisigaye Yesu ni inyigisho, yerega inyigisho burya sizo ziteye ubwoba, igiteye ubwoba ni umusaraba. Naho inyigisho za Yesu na Bahaula yarazigishije, iza Bahaula n'iza Buddha ntabwo zitandukanye cyane n'iza Yesu. Burya ikintu Yesu yakoze abandi batigeze bakora ni ukujya ku musaraba. Uyu munsi rero ndagira ngo turebe iyo dini yo mu minsi ya nyuma twihuse n'ibizayiranga kugira ngo munayimenye. Cyambere turareba iyo dini muri rusange izarangwa n'iki. Icya kabiri umuyobozi wayo azarangwa n'iki. Icya gatatu inyigisho zayo zizarangwa n'iki. Icyambere Paulo yabyanditse neza, reka tubanze dusome mu Byahishuwe 13, hanyuma dusome no muri Timoteyo wa 2. Hari ibintu buriya kutamenya ibintu abantu baritiranya. Hari igihe nicara nkumva umupastor ari mariyasira kuri radio ngo arigisha kuba Illuminati, nkaberezo wabanje ukamenya bari. Abantu benshi ntabwo bigeze babyiga, ntibigeze babisoma, ntibazi n'ibitabo byabo aho biba. Nibura ngo afate igitabo kivuga ku myizerere y'abaframason amenye uko bakora, abarozi Kristo amenye uko bakora, abamayikare bamenye uko bakora. Ni ibintu ibitabo birahari kuko hari abantu bagiye babivamo. Ariko abantu aho kugira ngo basome baragenda ngo ubwo umuntu yize ngo buri agomba kuba ari Illuminati, ngo buri ubwo ngo bavugana n'abanyapolitike ngo ni Illuminati. Ntabwo ariko bimeze. Oya, yewe nabaye muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, naje nigeze kubaza umuntu umwe wese muri mwakuye ko ndi Illuminati, ngo ariko nguvugana n'abanyapolitike. Kuvugana n'abanyapolitike niyo gituma ndi Illuminati? Mwe murabaswa. Kuvugana n'abanyapolitike ntabwo ari cyo kikugira Illuminati. Hari inzira ugomba gucamo, hari n'inzego ugomba gucamo kugeza igihe nyine uzabaho. Ariko rero kubera abantu bafite ubuswa no kutamenya ibintu, rwaza hari igihe bigeze kubyandika mu kinyamakuru, ndabareba nta muntu ujya impaka n'abaswa, reka niyo kwirirwa nanabyivangamo. Bati buriya waranapfuye ubwo yabavuyemo akaba avuze amabanga yawe navuze ko sinigeze mbamo. Aho rero niho abantu bagira ubuswa. Ariko kuba bahari ntabwo wakwiga ngo ubone doktora muri teoloji ibyo bintu utarabyize. Mu byo wiga nabyo ugomba kubyiga ukabimenya. Izo systemu z'amadini n'izindi ugomba kuziga ukazimenya. Ntabwo ugira burya ngo wifate baguhe doktora muri teoloji utazi za systemu zose za teoloji ziriho, ntazo ugomba kuziga. None abantu bagatangira bakakubwira ngo nguriya ni Illuminati ugaseka. Ntabwo bitangaje ko mwitiranya kuko ntimwigeze mubyiga ngo mumenye ikibaranga. So reka twirebere ikizaranga uyu muyobozi w'idini. Icyambere Bibiliya imushyira mu rwego rumwe na Antikristo, kuko buriya iriya nyamaswa ya mbere twabonye ubushize niyo Antikristo. Iyi ya kabiri nubwo bafatanya ariko ntabwo ari Antikristo. Antikristo ni iriya ya mbere, kuko iyi ngiyi izakorera iya mbere. Uyu muyobozi Yohana mwita inyamaswa, ariko ubundi ntabwo azaza ari igisimba. Oya, ndetse uyu muyobozi w'iyi dini we azaba ari smart kabisa, very smart. Reka wumve ukuntu bimeze.
11 mwahageze. Ibyahishuwe 13 umurongo wa 11, reka ngerageze kwihuta kuko iyi ni ndende. Aravuga ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina ry'aya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Aha rero niho ihurizo riri. Ariko kuko twigeze kwiga iki gitabo cy'ibyahishuwe, abatari bahari ndaza kubasubiriramo kugira ngo mubyumve neza. Icyambere, uyu muyobozi w'iyi dini, sibyo? Uyu muyobozi w'iyi dini baratubwira ngo azaba afite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ariko avuga nk'ikiyoka. Mu buryo bw'igishushanyo, inyuma azaba agaragara nk'umwana w'intama, azaba agaragara nk'ukorera Yesu, ariko mo imbere yabumbura akanwa yavuga, akavuga nka Satani. Iyi dini muraza kubona inyigisho zayo, muraza gutangara, kuko buriya inyigisho zo kuza inyuma rwose, tuzaba twambaye amakanzu nk'uko dusanzwe tuyambara, tuzaba ndetse tubatiza nk'uko dusanzwe tubatiza, tuzaba dufata n'igaburo ryera nk'uko dusanzwe turifata, sibyo? Ariko byose bizapfira hehe nitubumbura akanwa. Afite ishusho y'inyuma. Niyo mpamvu ba Pawulo baravuga ngo muri iyo minsi ya nyuma abantu bazaba bavuga ko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora. Ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. So idini izaba ihari rwose, ntabwo idini izavaho, izaba ihari. So ni idini isa n'ubukristo, ariko yarakuyemo ibimenyetso by'umwuka wa Kristo. Inyuma igaragara ngo azaba afite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ariko avuga nk'ikiyoka. So, ni satanic ku mutima, ariko apparence ni Christian. Murumva utangiye kubona isura y'uwo muntu. Icya kabiri, uyu nguyu ni inyamaswa ivuye mu butaka. Iyi dini muribuka, niba mwarasomye neza igice cya 12, ariko reka mbagarure kugira ngo biye kubatera confusion. Igice cya 12 umurongo wa 15 baratubwira ngo icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara, yasamye akanwa kayo imiruruzi cya kiyoka cyaciriye. Urumva, isi yamize amazi yavuye mu kanwa ka Satani, hanyuma ivamo inyamaswa isa n'umukristo, ariko ivuga nk'ikiyoka. Kubera iki? Ubu ngubu isi yagiye imira imyigishirize y'ubuyobe. Baraza bakakubwira bati iby'Imana yise abomination biremewe, ibyo yise ibizira nababwira ati ese birabujijwe ko umugabo arongora undi mugabo? Birabujijwe ko umugore arongora undi mugore? Imana iravuga ngo ni ikizira. Ariko abantu bakaza buri gihe bakagenda buhoro batuminjiramo yuko ariko ntacyo bitwaye. Buriya niko amaraso y'abameze. Umugabo rwose ashobora gusezerana n'undi mugabo bakabana,
ibyo kubyara bakabireka bakadobuta, ariko bakabana nk'uko imibiri yabo ibabwira, tukabitwara bukeya tukabyakira tukabyemera. Hanyuma hakazaza igihe bakabwira ati ariko ubundi buriya ibyo kujya mu rusengero biriya ni ibikabya by'abapasitori, nta nubwo ari na ngombwa, tukabitwara gakeya tukajya dusengera kuri televiziyo. Hanyuma bakazaza Satani akagenda asunika gakeya akabwira ati erega buriya n'ubundi ku musaraba Yesu yarihiriye ibyaha byanyu byose, rwose gukundana gusambana ntibikibaho, ni ugukundana. So niba waryamanye n'umukobwa cyangwa n'umugore ariko mutamufashe ku ngufu, nta cyaha kirimo, ibyo ni urukundo, uretse ryakabya nkuru Yesu yazanye mu bantu. Buhoro buhoro abantu isi kabimira bikinjira mu myizerere. Ntabwo mwabonye ko ibyo bintu byose byatangiye kuza buhoro buhoro, ngo isi irasama, ngo ikiyoka gicira amazi, hanyuma ngo isi irasamira yamira, hanyuma hagiye kuzamukamo inyamaswa ivuye mu butaka ivuga nka Kristo, isa na Kristo ikavuga nk'ikiyoka, kuko ibyo wamize nibyo usohokana. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane. Iriya dini yo mu minsi ya nyuma izaba ifite umuyobozi mukuru w'amadini yose, kandi uri international, wemewe n'isi, watowe. Erega buriya bigenda biza. Ahangaho nenda kwemeranya n'abavuga yuko wenda uyashobora kuzava mu bapapa, kuko nta wundi ufite power nk'iya papa wo kuzamobiriza abantu bari mu isi ngo begerane. Ariko ashobora no kutazaba ari we, ashobora kuba n'undi muyobozi uzatorwa, kuko hari igihe tujya muri izo mpuzamatorero mpuzamadini tukanatora mu Isilamu akatuyobora, cyangwa tugatora undi akatuyobora. Izo nama zihora ziba. Imwe yigeze kubera mu Bufaransa yatumiwe na papa, hari n'iyabereye Nairobi yatumiwe n'abandi, zigenda ziba hirya no hino ku isi, zihuza aya madini yose arimo ku isi bagahura. Hari igihe nayo azishyira hamwe akitoramo umuyobozi ukayahagararira, ariko bakabanza bakemeranya ku bintu bimwe na bimwe. Tubyumve kimwe, tuvanemo ibidatandukanye. Kandi ibidutandukanya n'uriya mugabo witwa Yesu, uvuga ko ari we nzira wenyine, ko ari we kuri wenyine, ko nta wundi ujya kwa data atamujyanye, ko utamufite aba adafite ubugingo, ko umufite ari we ufite ubugingo wenyine. Uriya ni ikabya nkuru mu mukurimo Antikristo. Uyazaza agaragara. Niyo mpamvu nibwira ko twe no kubeshyira abayisilamu, ntabwo azava mu bayisilamu, kuko azaza afite amahembe nk'ay'umwana w'intama. Bivuga ngo azasohoka mu madini ya gikristo, kuko azaza afite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ariko avuga nk'ikiyoka. Birasobanuka? So hanyuma azahabwa ubushobozi n'ubutware bwa Satani, mu buryo azajya akora n'ibitangaza, ngo azamanura umuriro. Murebe kiriya kintu cyo kumanura umuriro muri Maraki, baravuga ngo mu minsi ya nyuma ngo nzohereza Eliya umuhanuzi. Uyu nguyu azaza ku buryo azishushanya, abasoma Bibiliya bakavuga ati uyu ni Eliya yamanuye umuriro, ngo we ikimenyetso cye azajya amanura umuriro, ngo azagenda mu mbaraga za Eliya. Yesu yavuze ko ari Yohana umubatiza, ariko uyu ashobora kuzabwira ati uwo muhanuzi wa nyuma ni jyewe, dore namanuye n'umuriro. Yohana ntawe yigeze amanura, ngo azamanura umuriro. Hanyuma icya gatatu azakora, icya kane nako azaremesha igishushanyo cya wa muyobozi wa politike, agishinge mu rusengero, niba bazaba bararwubatse, niba rusanzwe ruhari muri Yerusalemu. Hanyuma ajya akora ibimenyetso, ndetse ngo n'icyo gishushanyo azashyiraho azagiha ubushobozi bwo guhumeka no kuvuga. Sinzi ukuntu kizaba gikoze, ariko kizaba gifite ubushobozi bwo guhumeka no kuvuga, ngo ayobye abari mu isi bose. Uyu wagiye ati ninde ukwiriye kuramwa uretse. Rero ikintu gikomeye cya Antikristo n'uyu muhanuzi we ni iki ngiki. Ukuntu bizagenda si inkuzi. Baravuga ngo iyo nyamaswa ngo izicishwa inkota, ariko yongera ibe nzima. Buriya rero nta kintu kiza nko gukora miracle. Ushobora kuzamutera icyuma, yarangiza bagakora ceremony zo kumuhamba, hanyuma ku munsi wa gatatu akazuka. Antikristo, uriya muyobozi wa politike niwe ababwira ati ntimubona uyu niwe, kuko ngo azicishwa inkota, ariko ku munsi ngo azaba yazutse. Ariko ibyo mubitegereze, abazagerayo muzatubwira. Hanyuma ikindi gikomeye kuri uyu muyobozi, niwe uzazana igitekerezo cyo gushyira ikimenyetso ku bantu.
amubwira ati rero ubu kugira ngo dushobore gukontorora ibi bintu, kuko azaba ari umunyamwuka, avuga ati abantu bose bagomba uzi ibingibi aho biva muri Ezekiyeli mu gice cya 8 n'icya 9. Akenshi Imana yagiye ikunda gushyira ibimenyetso ku bantu bayereka, nawe azavuga ati bashyireho ikimenyetso kugira ngo tumenye abawe n'abatari abawe. Ikimenyetso ku gahanga, kubera ko biroroshye cyane gutunga akamashini ku gahanga bakamenya kuri muri sisitemu, cyangwa ugashyiraho ikiganza ugakanda n'urutoki bikajyaho. Bashyira ikimenyetso ku bantu bose. Uzaba adafite ikimenyetso ngo ntazemererwa gutunda, mbese ntazemererwa kugura cyangwa kugurisha. Ubu rero nawe azaba ari umuhanga cyane, kandi muzareba abanyamadini burya turakomeye. Iyo dini yo mu minsi ya nyuma nimuzabona yabaye, muzamenye ngo igihe kiri hafi, umwami akaza. Hanyuma inyigisho zabo nibyo ndangirijeho, ariko ndacyafite iminota, reka ne kwirukanka cyane. Uzaba adafite icyo kimenyetso azicwa, azatotezwa. Kandi muzabirebe, twigeze kubibona twiga igitabo cy'ibyahishuwe. Icya mbere, abantu bazicwa mu buryo bwinshi. Bamwe bazicwa n'intambara, vuga ngo bazabahiga. Vuga bati abantu batari muri sisitemu bose mu bahigi. Abo ngabo ni abanzi ba sisitemu, ni abanzi b'igihugu mu bahigi. Abandi abatishwe n'iyo sisitemu, abo batabonye bazicwa n'inzara, kuko ntibazaba bashobora kugura. Muzarebe muri bya bimenyetso baduha byagiye bisohoka, bimwe biza ari urupfu, ibindi biza ari inzara, ibindi biza ari umuriro, ibindi biza ari inkota. So abantu bamwe bazicwa na bimwe, abandi bicwe n'ibindi. Utazaba afite icyo kimenyetso muri icyo gihe, naticwa na kimwe azicwa n'ikindi, ariko bazapfa. Aha rero niho abakristo bamwe njya mvuga b'abanyabwoba bavuga ngo Yesu azaba yaratujyanye, ngo ntiyakwemera ko ibyo bitubaho. Nkavuga none se ko batubwira ko hari azazamura badahari? Tuzaba duhari. Jya numva bamwe basengera kurama, nkavuga ntaha Mana, jewe ndi umunyabwoba, nubona byegereje uzanyijyanire. Abasengera kurama bakageza ku myaka 150, ariko byo nta kibazo kirimo. Ubundi nakwica uzapfe ujye mu ijuru. Ariko ikigaragara nuko uyu muyobozi w'idini azaba ateye ubwoba kuruta ndetse umwe wa politike, kuko uyu niwe uzakora cyane. Ubona niwe ufite speech, niwe wemeza abantu, niwe ukora ibimenyetso, niwe utegeka abantu kuyoboka iriya nyamaswa ya mbere. Mbese urebye niwe uri imbere cyane. Ahangana njyana nibwira yuko wenda nk'abadventiste bakunze kwigisha cyane, bakigisha kuri papa, uretse ko nta kintu muri Bibiliya kitwemeza ko azaba ari papa. Hari n'abakubwira ati mu ngofero ya papa hari muri ya mubare wa 666. Abwira nti iki ni ikinyoma. Icya mbere, iyo ngofero ya papa nta numwe muri mwebwe wari wayifata. Icya kabiri, buri mupapa agira ingofero ye, ntabwo bambara ingofero imwe. Icya gatatu, hariho abapapa bamwe bariho bizeraga Imana, ariko abantu bakakubwira ibya papa nk'abana ibya papa mubizi mute, ko benshi muri mwe mutigeze mubana n'abagatolika cyangwa ba hafi. Ariko icyo ntahakana nuko uyu muyobozi azaba ari umukristo wo mu madini ya gikristo, kuko azaza afite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ariko avuga nk'ikiyoka. So n'aba papa cyangwa n'abapastori, ibyo byose n'umwe muri abo ngabo. Kandi azaba afite imbaraga zo mu mwuka, ariko utari umwuka w'Imana. Kubera iki? Icya mbere nuko iyo dini bazaba bafite izarangwa no guta no kwihakana inyigisho z'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Muzitegereze Yose yayivuzeho cyane, na ba Paulo bayigarukaho, baravuga ngo muri iyo minsi ya nyuma ngo hazaza idini ikora n'ibitangaza ku buryo ishobora kuyobya n'intore z'Imana. Abantu kubwira ati se ubundi niba utemera ngo wemezwe n'amagambo, uriya muntu erega nuriya muhanuzi w'ibinyoma azaba ari umuhanga, azaba azi kuvuga ku buryo twese azatwemeza. Atubwira ati ariko mwebwe mutayoboka Kristo n'uyu nguyu. Niyo mpamvu Yesu yari yaraburiye abantu, arabwe ngo niwumva umuntu ukubwira ngo Kristo ari hano, ntuzabyemere, kuko hari ibimenyetso. Aravuga ati ikizakubwira ko naje, icya mbere kizabanza, hari benshi bazaza bakubwira ngo Kristo ari hano, ni mu muyoboke.
ariko ibimenyetso bye bizaba bigaragara. Icya mbere azabanza ahakane Kristo, azabanza ahakanira ijambo ry'Imana. Yohana yarabyanditse, Pawulo yarabyanditse, Petero yarabyanditse, ariko reka nsome muri Timoteyo wa mbere ibice 4. Tugiye kugenda tureba ibimenyetso by'iyi dini n'inyigisho zayo, hanyuma tugane ku musozo. Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa mbere aravuga ngo, ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, n'ibindi bazakora babuza kurongorana, baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri, babirye bashima, kuko iby'Imana yaremye byose ari byiza, ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranywe ishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. By the way, uriya nimusoma muri Daniyeli, n'uriya mu Antikristo ntabwo azaba afite umugore. Baravuga ngo ntabwo azita ku irari ryo gukururwa n'abagore. Bazatangira bazana inyigisho babwira ati n'ibyo kurongora mu bivemo n'ibindi byo kurya, ariko cyane cyane mwite kuri kiriya gice cya mbere bavuga ngo mu bihe bizaza bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma. Icyo ni icya mbere. No muri Timoteyo wa kabiri arongera akabigarukaho. Pawulo ni nawe wanditse kuri Antikristo cyane. Timoteyo wa kabiri ibice 4 umurongo wa 3 n'uwa 4 aravuga ngo, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. N'amatayo Yesu niwe wari warabivuze mbere yabo, uretse ko n'abahanuzi bamwe nka ba Yesaya bari barabivuzeho. Matayo 24, wenda bariho dusoma hanyuma tugaruke ku kindi cya kabiri. Matayo 24 na Yesu yabivuzeho muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 5 aravuga ngo, Matayo 24 umurongo wa 5 kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Hanyuma umurongo wa 10 kujyana kugeza ku wa 13 akongera akavuga ngo, nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, ubugome muri sense ya rebellion, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Ibyo biriya by'urukundo rwa benshi ruzakonja tuzabireba mu mibereho yo mu minsi ya nyuma, ariko iyi dini imeze kuriya irimo abahanuzi b'ibinyoma. Icya kabiri, bazigisha agakiza kadasaba kwihana. Agakiza kadasaba kwihana, kadasaba kwitanga, agakiza kadasaba kureka ibinezeza by'isi. Mwabonye hariya ngo bazishakira babwira ubutumwa butabakura mu byaha. Rero muzarebe muri kino gihe aka gakiza rwose kari comfortable, agakiza kadasaba kwihana, agakiza kadasaba kwitanga. Uzumva inyigisho nyinshi babwira ngo no, ngo biriya bintu byo kwitanga, ngo murubaka insengero, ngo murakora umurimo w'Imana, ngo biriya ni ibintu by'abapastori. Kandi abo bakristo ubwira buri cyumweru bajya guterana, kandi izo nsengero babuza kubaka nizo bateraniramo, izo ntebe babuza kugura nizo bicaraho, yewe n'uwo mupastori babuza guhembwa niwe ubigisha. Uretse ko byo wenda n'uwabikuraho mbabwiza ukuri, ubu baje bakavuga ati abapastori ntimuzongera guhembwa, twabikuyeho, nagenda nkagashaka akazi k'ubwarimu cyangwa nkashaka kandi kazi, narangiza nkajya nza nkabwiriza, ko n'ubundi si ngombwa ko mba mpembwa ngo mbwiriza.
ariko icyo ndimo kubabwira, izi nyigisho zigenda zimunga ikintu cyitwa kwitanga, ngo ibitambo Yesu yabikuyeho, ngo ibintu byo kwitanga yabikuyeho, ngo ibintu byo kwigora. Agakiza kadasaba kureka ibinezeza by'isi. Muzabona henshi na ba Petero bagiye bandikaho kuri izo nyigisho. Hari amagambo twasomye ubushize ubwo twigaga urwandiko rwa kabiri rwa Petero. Aravuga ati rero muri iyo minsi ya nyuma hazaza abantu babigisha. Umva uko avuga Petero wa kabiri igice cya kabiri. Aravuga ngo ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma, bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukisha inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ntikuzahunikira. Urumva hano no mu gice cya 4 umurongo wa 3 aho ngaho muri usanga iteka ryose Imana igenda nako mu murongo wa 12 n'uwa 19 muri icyo gice cya kabiri arongera akabavugaho, akavuga ngo 12, ariko izo nyamaswa abantu ahangaha bashyizemo n'ibitutsi, ariko izo nyamaswa abantu zimeze nk'inyamaswa zitagira ubwenge koko, zaremewe gutegwa no kwicwa batuka ibyo batazi, amaherezo bazarimbukira buheriheri mu byonona byabo, bahabwa ingaruka yo gukiranirwa kwabo n'ibindi. Bakunda kwidamararira mu kumanywa, abo ni ibizinga n'inenge, bishimira ibihendo byabo, bagisangira namwe ibyiza. Amaso yabo yuzuye ubusambanyi, ntibahaga ibyaha, bashukashuka b'imitima idakomeye, bafite imitima yamenyerejwe kurarikira ibibi nabo kuvumwa. Baretse inzira igororotse barayoba, bakurikiza inzira ya Balamu mwene Bewori, wakunze ibigozi byo gukiranirwa, ariko ahanwa ubugome bwe ubw'indogo bitavuga, yavugaga ijwi ry'umuntu ikabuza ibisazi by'uwo muhanuzi. Urumva hano bose bagenda batubwira ati abo bantu, inyigisho z'icyo gihe zizaba ziganisha ku irari ry'abantu. Hanyuma icya mbere bakatubwira ngo amatorero menshi azemerera abantu kwigendera uko bashaka, ngo batibuza abantu n'imitungo babakuramo. Ukajya ubwira abantu ibibanezeza kugira ngo utitesha indamu bakuramo. Hanyuma rero icyanyuma ndangirijeho kizaranga inyigisho z'icyo gihe, inyigisho z'umusaraba zisaba kwanga ibyaha, zisaba kwitangira ubwami bw'Imana ndetse no kwiyanga wowe ubwawe, zizaba zitakigezweho, zitagifite agaciro. Icyo nicyo kizababwira yuko byakomeye. Reba muri Timoteyo wa 2 ibice 3 niho tugiye no kurangiriza, hanyuma tugasenga kereka ufite ikibazo kimwe cyangwa bibiri. Timoteyo wa 2 ibice 3, Timoteyo wa 2 ibice 3 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5, aravuga ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, ari indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Abo nawe Yesu yari yarabavuzeho muri Matayo 24:12 niho ndi burangirize. Matayo 24 umurongo wa 12, aratubwira ngo Matayo 24 umurongo wa 12 ngo maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Twigeze kuhasoma, ariko uyangana akageza imperuka ni uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo ubu buhamya
bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko izi. Ngira ngo iyo turebye ibi byose bizaranga iyo minsi y'imperuka, bimwe turabibona, kuko nta kintu Satani ajya atunguza abantu. Buri ikintu abantu batazi, Satani afite amayeri nk'ay'abajura. Nyambabwira hano kera iwacu hari abajura biba inkoko. Noneho kugira ngo bafate inkoko bakabanza akayinagira ubunyobwa, akagenda naga ubunyobwa cyangwa ikigori, inkoko ikamira, kongera akanaga ikindi, inkoko ikamira, ikamukurikira, akanaga ikindi, inkoko ikamira, akanaga ikindi, inkoko ikamira, kaza kunaga ikiriho urudodo, inkoko ikamira. Noneho yakumva akantu kayifashe ku rurimi karushaho kumira, kuko yumvaga bitagenda, ikamira, uko imira urudodo ruragenda, noneho agakurura, kuko iyo inkoko yamize urudodo, iyo ukuruye nivuze ijwi ntirisohoka kuko ururimi rwayo ntirweguka, akayikurura gakeya, akayifata, akayitwara. Umugabo yari yaramaze inkoko muri karitsiye, kugeza igihe bamugenzuye baravuga umuntu wibiza inkoko nindi. Bukeye baramucunga, umugabo umwe aramubona nago ubunyobwa, inkoko iramukurikira, yikinga ku gihuru, aramureba ukuntu abikora, arangije amufata nyine red handed nkuko bavuga mu Cyongereza, amufata inkoko ayifite. Rero mbabwire na Satani niko akora. Ziriya nyigisho z'ubuyobe zizatuma benshi bagwa, agenda zituzanira bukeya. Ubu tufite idini y'ibitangaza bidafite Yesu, ahubwo umukozi w'Imana akababwira ati muzaze mutware igitangaza cyane. Nta kubwiye ngo uzaze urebe Yesu agukorera igitangaza, oya, uzaze kureba pastor so and so utahana igitangaza cyawe. Nkazani muzane cash hano. Ibi byo myumvise kenshi. Shyira amafaranga hariya, shyira miliyoni imwe hariya musengere, umwaka utahana utarabyaye uzaze kubimbaza. Navuga nti sasa, this is dangerous. Inshyire miliyoni imwe hariya unsengere, ntabwo Yesu muvuzemo, ntabwo mbwiye ko ngiye kumwizera, ntabwo mbwiye ko ngiye kumutegereza, ahubwo nibinanga ni wowe nzaza kubaza. Kandi tukabikunda rero, muzambwire nigishe gutyo murebe ngo urusengero ruruzura abantu. Ubu nshobora kugenda nkikunkumura, nkashyira publicité hano nkavuga nti ngiye kumara iminsi 40 mu masengesho, nimvayo nzaza mu isura nshya. Kandi ukabona mwuzuye urusengero muje kureba Pastor Antoine mu isura nshya. Fa kubizeza gusa ko umuriro uzamanuka n'ibitangaza bigakoreka. Bizoroha cyane kuyobya abantu bo mu minsi ya nyuma, kuko muri ino minsi tumaze kumera nk'izo nkoko bagiye batunagira utunyobwa, bakatunagira utundi, bakatunagira utundi, turabyakira yuko ariko bimeze kugeza igihe tuzafatwa. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo nenda kubabwira n'abajya bavuga ubutumwa hano, ni mwitonde tuvuge Yesu, kuko mu minsi ya nyuma uwo bazakuramo ni Yesu. Ntabwo bazareka kuvuga ibitangaza, kuko na Antikristo ngo azamanura n'umuriro akore n'ibitangaza byinshi. Na Yesu yarabyivuye ati ashobora no kuzayobya n'intore z'Imana kubw'ibitangaza. Ariko mu rundi ruhande ndashaka kubaha warning, kuko niyo nyigisho nayiriho abantu batangiye guhakana yuko ibitangaza bitabaho. Ahubwo nti no, Imana iracyari Imana, Imana iracyakora ibitangaza. Ariko mwitonde, nintangira kubabwira ngo muzaze mutware igitangaza kitavuye kuri Yesu kivuye kuri Antoine, muzatangire gushyiraho question mark, kuko si twe dukora ibitangaza. Niyo byakoreka dushyira Yesu hejuru. Igihe uzabona Yesu adashyirwa hejuru mu bitangaza byakoretse, uzatangire kugira impungenge. Nubona abantu bicaye aho kuvuga Yesu bakavuga V8, bakavuga apartments, bakavuga itike yo kujya muri Amerika, bakavuga indege, ujye ushyiraho question mark, kuko ntabwo tubwiriza indege, nta nubwo tubwiriza imigisha, nayo Yesu arayitanga. Yewe hari ikintu ngira ngo mujye mugira a balanced view, mujye mugira ibintu biringaniye neza. Ntimuzahakane ko imigisha Imana yitanga, ariko ntimuzayigira inyigisho za mbere.
umuntu udafite Yesu niyo yagira V8 ntibimubuza kuba ari mu nzira igana kurimbuka. Niyo yagira amazu uyu mujyi wose ukaba ari uwe, abanyarwanda bose bakaba bamuha ubukode, stila adafite Yesu azaba ari mu nzira yo kurimbuka. Banza uvuge Yesu hanyuma azane n'ibitangaza akora. Turabyumvikanaho, ariko ntimuzahakane ko ibitangaza biriho nabyo, kuko mbona hari kure ebyiri. Bamwe bashyize ibitangaza babisumbisha Yesu, ndetse niyo bakora publicité ntibabwira abantu ngo muzaze murebe Yesu, barabwira ngo muzaze murebe ibitangaza. Ibyo ni ikinamico. Ariko hari n'abandi bakubwira ati ibitangaza no ntibiriho. Avuga ntoya, iyo Mana idakora ibitangaza nayo si yo Mana yanjye. Yewe Imana nizera ikora ibitangaza, kuko Yesu uko yari arejo niko ari n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Twe turabangirikani, ariko harimo n'abatarabangirikani ndabizi. Ahubwo mvuze nk'umwangirikani, ariko reka mbabwire impamvu mvuze gutya. Buri cyumweru tuvuga kwemera kwacu. Nemera Imana Data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi. Nemera na Yesu Kristo, umwana we w'ikinege. Nemera n'umwuka wera. Ubwo wemera umwuka wera, jya wemera ko n'impano z'umwuka zikiriho. Umwuka aracyakora, umwuka aracyavuga, ibitangaza biracyakoreka. Amen. Twebwe burya dufite n'ikintu tudashobora kwireguza, kuko buri cyumweru tudeklarara ibyo twemera. Amen. So igihe cyose muzabona umuntu ababwira ibitangaza bitarimo Yesu, ariko cyane cyane uzakubwira akorohereza mu bikuganisha mu byaha, uzashyireho akabazo, kuko azaba arimo kukujyana muri ya dini yo mu minsi yanyu. Imana rero idufashe kubyumva, ariko kurutaho idufashe gukomera ku mwami wacu, kuko nk'uko nabibabwiye, ari uri antikristo, ari n'iya dini, icyambere bazaba bakuramo n'uyu muntu witwa Yesu. Pilato yigeze kubaza abantu, namwe nicyo kibazo ngiye kubabaza. Yari agiye kubamba Yesu, aramugenzura asanga nta cyaha afite. Arabwira ati ariko ko mfite akamenyero ko kubarekurira imfungwa, mbarekurire Baraba cyangwa mbarekurire Yesu? Ariko kandi bakatwongeraho ngo uwo Baraba ngo yari umuntu wayoboye ubwigomeke cyangwa imyigaragambyo, ngo yica abantu yari nibandi. Abantu baravuga bati turekurire Baraba. Arabwira ati se uyu bita Yesu wenda mugenzane? Kuko buriya uko guhitamo kw'isi iteka ryose, n'isi yo mu minsi ya nyuma izahitamo Baraba. Wowe ugomba guhitamo uyu Yesu, we uramugenza uti? Uramwakira?